wese ajya ahaguruka avuga iki? Urugo mbonezamikurire rw'icyitegererezo rwo mu karere ka Nyabihu ruri mu murenge wa Bigogwe, nyuma y'uko abatuye muri uyu murenge barwubakiwe na madamu wa perezida wa Repubulika Jeannette Kagame binyuze mu Mbuto Foundation, ndetse uru rugo mbonezamikurire rukanahabwa n'inka 3 zizatuma abana barererwa muri uru rugo babasha kubona amata. Kuri bizare 3 zamaze kuba 10, ari nayo mpamvu urugo mbonezamikurire rw'icyitegererezo mu karere ka Nyabihu ruri muri uyu murenge wa Bigogwe rwatangiye kujya rworoza bamwe mu babyeyi bafite abana muri uru rugo mbonezamikurire, ndetse rukanoroza n'ayandi mayisidi kugira ngo ajye abasha kubona amata aho abana bajya muri ibyo bigo mbonezamikurire. Kabera Theoneste ni umubyeyi ufite umwana muri ECD ya Nyabihu, naho Benjamin Musuhuke bafite ikigo mbonezamikurire cy'icyitegererezo cya Basumba. Ishimo birenze cyane kuko kuba ngize inka ubusanzwe ntari nsanzwe noroye, giye kuyorora neza ku buryo bwose, ku buryo niba yagombye kuzimira umwaka igomba kwimira wenda amezi 7 kugira ngo niture nanjye ngirongeza ku nka nawe musangize kuri byiza Jeannette Kagame atugejejeho. Bashimira cyane uyu munsi nyakubahwa First Lady. Ni nko mu nzozi twe ntitwatekerezaga ko ikintu nk'iki kigiye kutugeraho. Uwase Noella umuhuzabikorwa w'urugo mbonezamikurire rw'icyitegererezo rwa Nyabihu ruri muri uyu murenge wa Bigogwe avuga ko iki gikorwa ari icyo kwitura Jeannette Kagame kandi igikorwa kiracyakomeje. Iki gikorwa dukoze ni icyo kwitura Jeannette Kagame waduhaye inka. Turashimira n'ubuyobozi bwa Imbuto Foundation bwadutekerejeho mu by'ukuri. Iki ni igikorwa cyiza baduhaye kutworoza, natwe tukaba turi koroza abandi. Turifuza ko nko mu myaka 3 iri imbere uko tuzajya umwaka urangira dutanga izisumbuyeho, ubwo umwaka utaha noneho tuzatanga inka 3 cyangwa 4. Apolline umukozi w'Imbuto Foundation wari unahagarariye nyakubahwa madamu wa perezida wa Repubulika muri iki gikorwa yasabye abahawe inka kuzifata neza kugira ngo nabo bazoroza abandi. Ni henshi bagiye bazitanga ariko wenda ntibinakomeze ugasanga zirapfuye birekeye aho, ariko turashimira cyane ECD ya Bigogwe ntako batagira. Ni icyitegererezo nyine, ubwo n'abandi bazagenda babigiraho. Mu by'ukuri ni ugushima kandi tubasaba yuko ababorojwe nabo bakora mbese bashyiramo imbaraga kugira ngo nabo bagende boroza abandi. Muri rusange ECD ya Nyabihu mu nka 3 yahawe kuri ubu zimaze kuba 10, ngo usibye kuba zifasha abana baza muri uru rugo mbonezamikurire kubona amata, ngo byatumye banoroza ababyeyi ndetse n'ayandi mayisidi kugira ngo ajye abasha kubona amata aha abana. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.